ndabasuhuje aho muherereye hose, komeza ugubwe neza cyane. Ni Gisenyi komisiyoneri muri kamera zanyu, muravugana na Gadi umwe muri iyo kampani. Uyu munsi turi mu karere ka Rubavu hafi neza na UTB. Kameramani nagerageze abereke, dore iyi ni kaburimbo. Iyi ni kaburimbo, hariya mubona umuntu wambaye hari utwana dukinira. Hano tuje kubereka rero, turahagurisha miliyoni 42 z'amanyarwanda. Iyi pariseri iri mu kibanza, iki kibanza cyose gifite ubuso 600 bwuzuye. Ni ukuvuga ko iyi pariseri ifite ubushobozi bwo kugabwamo kabiri kandi ugashyiramo inzu zirenze 2. Muri make inzu 3 zakwira muri iyi pariseri. Ni heza, ni hafi na kaburimbo muri metero 5 kandi haragendeka. Aha hantu reka twegere imbere tubereke ubuso bwose bw'ikibanza, murebe ukuntu ari bugari. Hano imbere hafite 20, dukomeje inyuma hafite 30. Murumva ko ari ubuso bugari cyane, ni ahantu heza. Tubibutsa ko aha hantu hamwe na kaminuza, ni ahantu hagezweho mu karere ka Rubavu. Inzu wahashyira hose, waba uyigurisha, waba uyikodesha, wabona umukiriya. Muduhamagare kuri 078 300 875. Murareba kuri iriya tuwarete, hirya gato niho ubuso bugarukira. Iyi nzu ya Annex iri inyuma, gukomeza hirya niho ubundi buso bugarukira. Muduhamagare kuri 078 300 875. Mugane Gisenyi komisiyoneri niba mushaka gutura neza kandi mukabona ibintu bigurishwa biri seriye, bifite amakuru yuzuye, apana kujya hirya no hino mushakisha amakuru. Turahari ku bwanyu kandi ntituzabatenguha mu byo mukora byose. Ndagushishikariza gukora follow, subscribe.